antera inda. ubwo wari ufite imyaka ingahe? 17. Ni hari hagati ni 17 uko isatira 18. uko nagize imyaka 18 umwana afite amezi 6 urumva ni hagati ya 17. Yego. Bajya bavuga ngo umuruho iyo watangiye umuruho kivuka. Yego. N'ubundi urakokamo. Si ukuvuga ngo wenda no burangare, sinzi nimba ari uburangare, sinzi nimba ari shitani, nago mbizi. Nkimara gutuza naje kumenyana n'umuntu. Waje kumenyana? Umusore. Muri karitsiye. Rero haje kuvamo tena y'umwana. Ubwo byarongeye biraba. Byarongeye biraba. Nabimenye uwo munsi papa w'umwana mukuru amaze kunyoreza 150. Wamenye ko nkwite. Ako kanya nabimenye aribwo amaze kunyoreza amafaranga 150. Wa mugabo mwabyanye bwa mbere? Yego. Yego. Urumva nahise nshyira agapira hasi ndavuga nti ngiye kuruha bwa kabiri. Kandi uyu mwana sindi bumwice. Ngiye kumubyara ibyo byose Imana izampumugisha. Mbona birandenze inzara irandya, umwana agize amezi 3 urumva konsanya uruhinja. Yego. Nibwo nafashe umwanzuro njya mu kagari. Ngeze mu kagari bamutumizaho. Bamutumijeho baramubaza ati ndabivuga nkuko yabivuze kuko sintinya n'ubundi ntacyo ndengera. Kugeza isarende mu buzima bubi kandi kubera uwo mujama. Agira neza n'abagore bakaza bakanamenaho inzoga, abagore bakaza bakantukira mu rugo. Turi no muri karitsiye imwe. Ni hahani nshobora no kumenya ngo bariye cyangwa banahashye ndi kuburara mfite umwana we. Amakuru yose ubuyakuye? Amakuru yose mbanyazi akantuma hizo nshoreke z'abagore ngo ngari kwanga ngo kumfasha ngo ngira umujinya ngo nge kujugunya ngo umwana ngafite bashike bazamurera. Si 15 amaze kubima nk'inshuro yabimaye nk'inshuro nk'eshatu. Nabyo akabimpa ngiye kumutera akamfata kankubita. Amaze kunkubita inshuro 3 nceceka. Hari nige nabwo yankubise umutwe nikubita hasi mfite umwana w'uruhinja. Muhetse yankubise umutwe umwana yikubita hasi. Ubu nibaje ikintu nakora uwo mujama. Ubu none simfite hepfo na ruguru. Ikintu nababwira pe ni bajye muri onapo. Bakora ikintu cyitwa ubwirinzi nahura n'umugabo wabwo ajya abona ajya areba nimba yambaye 3 kuko kurera biravuna. Ubu ndi gusitaraguringa nyine kandi uwo twabikoranye yigaramiye yibereye aho ngaho. Yego. Nimo umutipa abona yuko umwana yavutse akavuga ngo nguriya runaka ngo yambyarira umwana muremure ngo uwo mwana ni igikuri. Ngiye ndarema. Nibyo bisubibaho? Ngiye ndarema. Niko yakubwiye? Cyane. Ngo umwana ngo ni mugufi. Umwana ni ngo ni mugufi. Nshobora kubura igikoma kandi mfite umwana mutoya. Urumva sindi gukora. Ndi mu mujyi wa Kigali. Nkeneye kwishyura inzu. Nkeneye gutunga uwo mwana mutoya. Ndi mu buzima butanyoroye kandi papa we twegeranye kandi yigaramiye ahari. Yego. Icyo nsaba hagize wenda sinzi niba ari ubufasha cyangwa se ari na se w'uyu mwana niba ari bunabyumve. Ngiye namfashe ampe igishoro nkore ndera umwana. Naho kuvuga ngo mfate umwana njye kumujugunya njye nararezwe. Ntago najya kumujugunyira umwana w'ikibondo umwana w'umwaka n'amezi 2. Namfashe wenda nagira imyaka 7 azazambwira ati ngiye wenda ajyana umwana wanjye. Ariko umwana w'ikibondo w'umwaka n'amezi 2 njye kumujugunya. Hari ikintu nshaka kunyira kuvuga ngo Yes, reka nongere mbasuze ndetse mbifuriza komeza kugwa neza mama muri mudukurikiranye umunsi ku munsi babwira ko tubakunda kandi dukunda n'ibitekerezo mutugezaho mutubwira ko mukunda ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi
aho mbabwira ngo mukomeze muhahe mu byo muronka cyangwa se mu byo mukora byose, mukomeze mugubwe n'Imana mu byo mukora byose, kubera ko n'iminsi turimo nayo ubwayo ntago iba yoroshye. Suzana wari mu Rwanda, Suzana wari hanze y'u Rwanda, babwira ko mwese tubakunda kandi mwese tubahoza ku mutima. Ndi kumwe n'umutumirwa mushyashya kuri televiziyo yacu, nshaka kugira ngo duhe ikaze ndetse atangire atwibwira. Tuguha ikaze. Uraho neza? Uraho neza. Watanye twibwira amazina yawe? Nitwa Mukabayizere Beata. Mukabayizere Beata, twagusuye mu rugo, umeze ute? Meze neza. Ariko gake. Meze neza ariko gake. Twagusuye nahagana hehe? Hano mu Gitega. Okay. Nagusuye kubera ko amamagaye imbwira ko hari inkuru idasanzwe cyangwa se hari inkuru yigisha ushaka kugira ngo usangize abantu baba dukurikira, cyane cyane ko tubereho kugira ngo tujye twigishanya, tujye dufashanya mu buryo bw'imitekerereze cyangwa se mu buryo butandukanye. Nshaka kugira ngo utangire utubwira inkuru yawe iteye gute, inkuru yawe yakubayeho ni iyihe, utunyurire mu magambo arambuye. Murakoze. Yego. Inkuru yabiteye gute noneho tuyitangire. Byakugendekeye gute? Ariko datangira nyine aho mvuka. Yego, nta kibazo. Mvuka mu karere ka Nyamasheke, mu murenge wa Bushenge, aho bita mu murenge wa Bushenge ku isoko. Ubwo wageze Kigali ryari? I Kigali hari umuryango wanderaga. Ubwo ari imfubyi mu magambo make. Twahageze nka 2008. Ariko ngiye kwa ko narigaga, ako baza gutura ara mu Kiyovu. Nkomeza nakundaga kwaza muri vacances. Rero naje hari 2010 mpaza neza, hari 2012 nzi Kigali neza. Yego. Kuko nari umunyeshuri nigaga aho bita ku Nkombo. Ku Nkombo? Yego. Yego. Ubwo ni mu bice bya mu burengerazuba ubwo? Yego. Yego. Nari ngeze mu wa kabiri segonderi, nari mfite umutante wandihiraga wabaga kuri katedrali ku Cyangugu. Aza gupfa. Yego. Hari umutingito wabaye 2008 Cyangugu. Nyine ntago yigeze umugendekiraho neza, yarwaraga umutima. Rero aza gupfa ngeze mu wa kabiri, ari wanyishuriraga. Noneho hari abo bantu nta kintu twapfanaga. Umubyeyi w'uwo mukobwa turi nyine niwe wamfashe, aranyohereza hano i Kigali. Aramubwira ati fashe umwana w'umukobwa mubane, uzamubere nka murumuna wawe. Yego. Naraje nyine turabana, ariko bifuzaga ko nasubira kwiga. Nazasubira kwiga. Mu gihe nari busire kwiga, nari gusubira kujya kwiga 2014. Ubwo urumva ko wageze na 2012, 2013, 2014, ubwo harashize imyaka 2. Yego. Rero 2013 baza gushinga akabari hari ku Kinamba na restaurant. Kuko nirirwaga mu rugo, nabo bari bafite ibyo bakora. Yego. Barambwira ati rero ujyayo urebe uko nyine abantu baba bari gukora uko biba bimeze, wenda igihe kizagera nawe bimenye. Hamano nayo twishyuraga, nawe ujye afata. Igihe uri kurindira igihe uzasubira kujya kwiga. Ubwo ishuri bwo bisa nkaho ubwo wari umaze kurihagarika birangiye. Yego. Rero nibwo nyine nagiyeyo, haciyemo igihe nza kuhamenyanira. Rero mfite umwana mukuru w'imyaka 10. Yego. Naje kumenyana na papa w'umwana kuko nyine yakundaga kuza aho ngaho. Antera inda. Ubwo wari ufite imyaka ingahe? 17. Hari hagati ni 17 uko isatira 18. Uko nagize imyaka 18, umwana afite amezi 6. Urumva ni hagati ya 17. Yego. Rero anteye inda ntabwo sinari nzi iby'abagabo pe. Ubwo nibwo bwa mbere wari ushiditse n'umuntu. Ndabimubwira, ariko ibyo ari byo byose wenda hari ukuntu wenda
abantu babyumva nyine bakumva ni ibintu bibi. Umujama nyine narabimubwiye arabyumva gakeya, ariko igihe kiza kugera kuko nta telefone nagiraga. Aho ngaho ndicara bambaza nteye inda ndamuvuga, baravuga ngo nta kundi nyine ndicara aho ngaho ndataha. Uwo mugore aza kuvuga ati ngewe ntabwo nakishingira kubyarira hano, mama niyongera kwakira nsubira i Cyangugu ndabyara. ubwo byabaye muri uwo mwaka wa 2014. Yego, ni na 14 niho nabyaye mu kwa 10. Byaye rero umujama twabyaranye ntabwo twabonanaga kuva iyo byose byabaho. yego. Wa muryango rero maze kubyara urongera uranzamura umwana afite amezi 9. Barambwira ati ngwino, abazanye nati se ko biyatani nubwo yatwaye inda ari nge turi kumwe, basi urabona hari imico mibi afite. Nyina aramubwira ati oya nta mico mibi afite, ati nta kibazo nazi yongere tubane mu rugo mufashe kurera umwana, ubwo se nta cyamufasha. Ubwo bivuga ngo warabyaye umwana amaze kugira amezi 9 warabyaye. Yego. Yego, reka dusubire inyuma tutarajya ku mezi 9 ye. Muhura uruva ko mwahuriye muri iyo restaurant, nawe ubwawe wajya kujya wenda gukoramo controle. Yari umukozi nawe muri iyo restaurant cyangwa yari umukiriya muri iyo restaurant? Yego. Ubwo mwarakundanye ntago byabura. Mwamaze igihe kingana gute mukundana? Ntago ari kinini. Hari ukuntu wenda abagabo bareba umuntu wenda we hari ukuntu sinzi namenye uko mbivuga, wenda ntago uko yandebaga banza nari ntandukanye wenda n'abandi abona. Ntago twawuyangura. Yego. Kumurya kuryamana n'umugabo ngo arakuguza arakwishyuye oya. Ngo mwahuye n'ubundi ufite icyo akora nawe afite icyo akora. Yego. Cyangwa se ufite service umuhereza runaka nk'uko wakoraga muri restaurant, nawe ari umukiriya wa restaurant. Yego. Cyane ko naho ngaho baramukundaga kuko yakunda nyine urumva yarabinjirizaga, baramukundaga cyane. Yari umukiriya uhoraho. Ubwo ibyo bibazo biraje, yakoraga iki? Umusherisheri mu mapiyesi. Ubwo yacuruzaga pièce de rechange. Hari ku Muhima. Ubwo ibyo bibayeho wenda byo guhura murahuye bivamo ikindi kintu nyuma y'uko guteye inda, cyangwa se nyuma y'uko umenye y'uko iyo nda yaguteye, byo yabyakiriye gute ku giti cye? Nyine twarahuye. Twahuriye ahantu hari ku Gisozi, hari akabari kitwaga Quest Sportif. Turahura nyine turabiganira. Ubundi umuntu yakimara kumva yuko yaguteye inda nyine urumva haza mutena. Urumva ko byanga bikunda umuntu wese ubizi cyangwa iyo situation ubizi n'abadukurikiye nda batwumve ntago banza kwemera. Banza kumva atari wumva bidashoboka. Ubwo ubonye iyo reaction cyangwa se bagize uko kwikeka cyangwa se gutemera icyaha, wabonye mu maso yagaragara gute? Konge sinzi uko nabivuga nyine abajama b'i Kigali, sinzi uko namubonaga namubonaga yifitiye undi musheri urumva. Kandi nanjye wenda n'ubwo twahuye akambyaza ntabwo nabiteganyaga. Ariko nyine yarabyumvishe nyine ubwo hari amagambo ntashobora kuvuga yambwiye. Ubwo ngewe nafashe umwanzuro wo kuva muri rwa rugo njya kwikodeshereza. Kubera yuko bari bakwirukanye cyangwa se kubera ko bari bamaze kumenya yuko baguteye inda? Nyine baranyirukanye barambwira ngo genda kuko utwite. Ninde yababwiye? Barabibonye cyangwa bari bababwiye? Bonge nararwaye ntabizi. Banjyana ku Muhima nibwo bwa mbere urumva navaga mu Kiyovu njya ku Kinamba ntanera narinzi. Nararwaye bo banyijyanira kwa muganga. Noneho kubera ko mama yari afite muri umuna gukora no ku Muhima, aravuga ati ariko Betty wajyanye hari ahantu ubu ni shyashya. Uwo munsi barampima basanga ndatwite, nago nari mbizi. Ni nabo babimenye nyine kwa muganga. Ako kanya nibwo babimenye. Nari narwaye umutwe nabyimbye ntazi ko ntwite. Seze mbyitaho nyine. Nibwo uwo munsi rero nabimenye ko ntwite. Urumva ko uwo mutipe yarazwe cyane ari ku Kinamba. Uwo mugore kwihangana byaramunaniye, urumva byahise biba inkuru.
ariko byage bikunde byamugezeho nawe buriya yagize ubwoba n'ubwo wenda atabivuga yego kuko yashatse nyine byabaye intambara aravuga ngo aramufungisha indi ashatse kumufungisha umugore wa wundi wari ugucumbikiye yego aho nabaga urumva ko ubwo wari ukiri mutoya utagejeje n'imyaka y'ubukure babigiyeho intambara mu rugo nyine nkabyumva nanjye ndetse yaranankubise cyane kugira ngo njye gutobora uwanteye inda yarankubise cyane ariko numvaga atari wo mwanzuro wo kumufungisha kuko naramuhamagaye ndabimubwira namwani jya uri imyenge uyu mugore aragufungisha tu ko ni umugore ugira amahane kandi afite n'amafaranga ubwo waramuraburaga kugira ngo ashake uburyo nawe acika cyangwa atoroka ese bari bo kumufungira iki erega buriya hari ikintu hari umuntu ushaka kugukorera ikintu kibi cyangwa ukabona ko afite n'ubugome ibyo wabikora ariko nta bugome cyane cyane ko ntacyo mwapfaga yego niyo mpamvu rero ntegeze mbikora ubwo ubuzima bwo kuba warabaga aho hantu ucumbikiye muri bene wanyu biranga nabo babona ko batazashobora kugusaporita cyangwa se kugufasha barakwirukana byaje kugendekera gute byo baje kunyirukana urumva ntwite njya kwikodeshereza aho ngiye gukodesha naho barahamenya baraza babwira nyir'inzu ngo uyu mwana ntabwo tumushaka kubona yabaye indaya mu mujyi wa Kigali yaraje aransohora njyana Nyabugogo arantegera abwira shoferi ngo nagera mu mujyi i Rusizi araba yageze yajya mukuri magende yego nuko natashye ubwo bakujyanye jugujugu mpaka i Rusizi mu mujyi yego mpita njye iwabo nyina aranyakira nk'uko n'ubundi yari yaranyakiriye ndahabyara umwana amaze kugira amezi 9 nibwo yongeye kuvugana na nyina ati Betty hari imico mibi afite nyina aramusubiza ati hoya ati naze tumufashe kurera umwana kuhagera rero iby'abagore ntago byampereye kuko umwana yagiye akura agenda amera neza nimba nabonaga ko bimubabaza sinzi cyane ko yari n'umwana w'umuhungu wamaze kubyara nakora ikosa nyine tu akanyurira no kuri papa w'umwana urumva nyine nkumva ntago binshimishije birambabaje nza gufata umwanzuro sinzi ko se nakoze nabwo aranyirukana ari nijoro nabwo uragenda nabwo ndagenda wa mwana wera afite imyaka ingahe yari amaze kugira imyaka 2 yego ndagenda njya kwa murumuna we utuye hariya ku Ruyenzi donc ajya kunzamura Cyangugu yavugaga yuko agiye kumfasha kurera umwana hama kubera abafite ama business hari station iba hariya ku Ruyenzi nibo bayikodeshaga nyine yarakuzanaga uri ufite nk'ikibazo cy'akazi akaguha akazi na hari igisenyi bafite ibindi bikorwa bumvaga ko nyine banzanye kugira ngo njye nshakira umwana nyine indi mibera ariko turi aho ngaho hari ibyo nsabwa hari ibyo yarambwiye ngomba ngiye kuzankorera umwana ariko ibindi nawe abimufasha yego tuza rero nabwo kunanirana umwana afite imyaka 2 aranyirukana njya kwa murumuna we ku Ruyenzi murumuna we nawe hari abantu bigira nkaho wenda batazabyara cyangwa se sinzi nawe umwana nganyara kuburira ati Betty nimwe mwamuzamuye i Kigali nagende aranyirukana nawe ku mwana yanyaga kuburira gusa nawe aranyirukana ari saa 12 mvuye kuvoma nsanga umwana kurira hanze na valize yajugunye hanze ndatekereza ndavuga ni Cyangugu hari nyogokuru wanjye ariko ejo bundi yarapfuye niwe wari uhari na marume ndavuga nti se bundi ndagicyago kumara yiki nari mfite 50 kuri telefone nari nkuye muri urwo rugo nahise ngenda ahantu bita ku giti cy'inyoni mbaza umumotari na mwana nagwandangira inzu ahantu bita muri Rugote hejuru mu isenga nimba uhazi sinzi ukase gutya cy'inyoni yego ndahabona ndagenda ndayishyura 12,000 urumva nyine nta gikoresho nari mfite nuko buri mu nzu yego nararyamye ariko ubuzima nyine mbona butoroshye nza gutekereza itekerezo ndavugana ariko wajya guhiga papa w'umwana ubwo ibyo byabaye muri uwo mwaka ubwo muri uwo mwaka yego bavuga ati ibintu byose ndi kurwana nabyo papa w'umwana aho yigaramiye byo bimaze iki nibwo nagiye kumuhiga
njya ku Kinamba aho yabaga. Ngeze ku Kinamba aho yabaga njya mu gipangu ahantu yabaga. Umupapa arambwira ati rero birasa yuko ni Kazungu ubuzima bwe butari bwiza, ariko twumva ataha Nyamirambo kurera ipisi nari mazi. Ati ni hamanuka kurera ipe uriya muhanda umanuka hasi rwa Rutabura. Ndavugana ku bundi hano nzahamenya uti. Nibwo naje kwiga igitekerezo ndavuga nti ngiye kuzaza umunsi umwe nzane n'umwana nirirwe mpiga. Ubwo nasubiye mu Kiyovu ahantu twari duturanye niho nasize umwana. Ndaza mbaririza nzamuka hano hejuru nyine ku Muhima ngenda mbaza Nyamirambo kurera ipe. Ndinda ngera hasi hari abacuruza utuntu tw'ubotike mu cyumba ati harya sinzi nimba ari Kanzayire muri Kanzayire ku isoko. Yego nkihagera ninjiye muri botike ya mbere kuko nzi ko ari umuntu w'umusirimu n'umugore ni abasirimu. Yari yashatse undi mugore. Ndavuga ni byanga bikundi simbura umuntu uri bumbwire bano bantu tu. Hinjira aho ngaho umumera arambwira ati rero njye hari abantu bampahira bameze gutyo. Ahubwo no mu kanya bazamutse hano. Mbaza umumeri se ntago wandangira abantu bajya basi bazamukira nyine baje guhaha. Ati mbona bacaho hepfo. Nabaye nkusoga gato mpura n'umwana w'umukobwa ufite envelope. Ndamubaza nti se wa mwana w'umukobwa we hari abantu ndi gushaka bitwa gutya bameze gutya. Umwana w'umukobwa arambwira ati rero hari abantu bafite umwana bitaganza kandi nabo basurutyo bameze gutyo. Umugore n'umugabo bajya gusa n'inzobe. Ndamubwira nti rero mbabarira unjyaneyo birashoboka yuko ntago ndi buburi ikintu kiri bumbwire ko ari bo. Narahageze nsanga ni muri urwo rugo. Umwana w'umukobwa ndamubwira nti rero uyu niwe papa w'umwana ndi mu buzima butanyoroheye. Akubitwa n'inkuba. Ati ntibishoboka. Umwana w'umukobwa arambwira ati nibyo mbogora amata nkamena ibiryo afite umwana hanze. Umukobwa arambwira umwana uzamuzane. Umwana ngiye naramujyanye tipe twahuye ari kuva siporo ariko ntiyambana ndamwitsimba. Umukobwa arambwira ati rero mabuja yagiye mu kazi weza n'umwana umushyira inyuma y'urugi ndahita ngenda mubwire yuko ntoye umwana. Nuko nabigenje. Yakubwiye ngo iki? Yarambwira ati zana umwana ngiye gukinga amadirishya ubundi uzana umwana ugiye guhiga akazi wenda umwana nyine uzaza kumutora. Nzavuga ko datoye umwana. Niko nabigenje. Ariko ntago byari byoroshye pe. Nyine nari mbikoze kubera ubuzima. Ntago byari binyoroheye gusiga umwana. Ariko naravuze nti nzajya nkurikirana amakuru y'umwana. Umwana naragenda nyine mbikora gutya ahita agenda. Nahagaze ahantu hirengeye. Ureba ko wamwana ataza kugira ikibazo. Buryo nzajya mbireba. Mbona Jamaraje atoye umwana. Uri ahantu? Ndi kubireba yinjira mu nzu abwira umukozi ngo niwumva ngo hari umuntu ngo watoye umwana nakuru niwumva ko hari umuntu uri gutaka umwana ko yamutaye atuze kumbwira. Buza nko kwira nka 12:00 bagiye afite n'undi mwana bitaganza wiwe. Sinongera kuhareba. Nibwo natahaga njya ndataha ngeze hara ku Kinamba. Umukobwa arambwira ati umwana aramugarukanye. Ndavuga nti urumva n'umugore ntago byamuhiriye ko byakira kubona umwana mu rugo byabaye induru. Ariko umukobwa arambwira ati umwana nta kibazo agomba kugira. Ubwo bivuga ngo yarafashe uwo mwana umugabo nawe akomeza kubazi neza ko ari umugore wenda yatoraguye. Yarabibonaga umwana ni fotokopi. Umugabo yaje kubona ko ari uwe. Nuwe. Yarabibonaga ko umwana ari uwe. Yabimenye kuri uwo munsi se umwana yahageze cyangwa wenda yaje kumwigaho nyuma aza kumubona. Hoya. Urumva yaratarakamubona kuva mu buhinja bwe. Ariko byanga bikundi yahise yibona. Hari ukuntu bishobora kubyara umwana ukagira ngo ni wowe wivukiye. Akenshi bijya bigora. Ari umuntu twaganiriye. Arambwira ati buriya rero buriya akenshi buriya umwana wanyu cyangwa se ushaka kugira umenye ko umwana ari uwawe. Ati buryo uyu mushyire mama wawe
cyangwa se niba ugize imana wenda akaba wenda nyirakuru wawe akaba agihari, uwo mwana ukamushyira akavuga ati umwana ni uwacu, tuzamenye ko uwo mwana ari uwawe. Ataba n'uwo nyine bageze amahirwe yo kuba ifata uwo mwana. Urumva nawe mu rugo kugira ngo ahe umugore bw'isobanuro byaragoranye. Aramubwira ngo hari umwana wa mushiki we babanaga waje kujya hanze nka 2 ubwo nkibyara, yaje kujya hanze kuko twaravuganye, arambwira ngo Bugingo yagiye hanze. Niwe yavuze ngo uyu mwana ni uwa Bugingo. Yari yamurebye gutya iyo story ahita yizabura. Abwira umugore ngo uyu mwana ni uwa Bugingo si uwanjye. Mu gihe umugore we yamaze kurema story ivuga yuko yatoraguye umwana. Umwana abaho ngaho, igihe kiza kugira umukozi baramwirukana, ariko hari mukuru we bavukana. Ngiye urumva nahise ko nza mu buzima, nasubiye ku Kinamba njya kuvuga ko umwana namugije kwasi. Uwo muntu aho yakodeshaga inzu arambwira ati Betty, genda ushakishe kaba ari akazi kameze gute uzagakore. Nyine numvaga mfite ikintu cyihungabana kuba ntandukanye n'umwana. Arambwira ati genda akazi akari kose uzagakora, ariko umwana muzongera mubonane. Nahise ko ngira gute mbona akazi muri shike. Yego. Mbona abantu bancumbikira nkajya nkora mpataha, mara abagande bacuruzaga imiti muri shike. Banangiza 50. Yego. Ndagenda ndakoze ndakora. Urumva none umukozi bamaze kumwirukana sinongeye kumenya amateka y'umwana. Nasubiye hahandi bari batuye ngo nge kuri umwana uko ameze, nsanga barimutse. Nsubira ku Kinamba kubibwira wa musore nyine aho yakoteshaga, arambwira ati wana umwana yageze mu maboko yabo, bite byawe wajya gushakisha imibereho ku mwana uzongera ukamubona. Genda wicara utuze. Cyane ko wenda umwana we yamaze wenda no kuba mukuru atana kuyoberwa. Mu gihe wenda ugiye kumusura. Kuko yakabimbwe nagiye niha amahoro nyine. Geto nyine ndagenda nyine nifuroma mu mutwe. Ndavuga nyine reka niyakira, ariko ndi gukora mvuga nahuraga n'imyenda nkagura y'umwana, nahura n'inkweto nkagura nkabika. Numvaga ko nyine igihe nikigera mu mwana wanjye nzongera nkamubona. Cyane ko nacaga kunuza aho papa we yakoreraga hano kuri Hotel Okapi, nyine hari bacuruza ama PS. Wenda bambona, wenda yabona kuko nari maze wenda nko kumera neza. Abagabo ntibagira nk'agafa wenda kumva ko mfite nk'umugabo wenda ndyamana nawe, kandi ntago ariko byari bimeze. Ngewe nagiye mu kazi nkora numva ko ngomba gukorera umwana, ngomba gushakisha uburyo umwana wanjye ngomba kumubona. Niko byagenze, ahubwo niwe waje kunyihigira umugabo. Urumva umwana yaje baje kumufata, mukuru we bavukana amujyana kwa mushiki Butare. Urumva mu rugo rwabo ngo sinzi ukuntu nyine byongeye kugenda ntibyamera neza. Mukuru arabibona ahita afata umwana aramujyana. Mukuru we bavukana aramujyana, nawe aza kunshaka, aza kuneka ntabizi. Noneho ahantu naje kwikodeshereza, ahantu nakodeshaga yari yarabonye ikiraka cyo kugenda ashyiraho tuno tuntu ngo birabujijwe, turatuntu nyine tuba turi mu kabari. Niwe bari barahaye ibiraka, kumbi nanjye akageza kundarira nyine ngo arebe ko ndinda yayicuruza. Abona ntago ari byo bintu byanjye, ngakabona ndataha nkaryama mu gitoro ngo yandariye nk'amajoro nka 3. Akugenzura? Angenzura nyine ngo arebe imitwarire yanjye. Niwe waje kubimbwira nyuma, arambwira ati najya ngufata nk'inda, ariko ntago ariko bimeze. Naje kugusobanukirwa. Nibwo nyine ubwo mushiki wabo baje nabo kugira ibyo bapfa, umwana baramuzamura. Jewe nari ndi mu kazi nsanga papa yampamagaye nk'inshuro nyinshi. Ndamwitaba ati bite sheri, ko bitari bintema ntegashira amenyo, urambaza iki? Ati ndagushaka mpanuka hano kuri hotel, yarahagaze ku mpara. Mitamanuka akimbona ahita aseka. None akavura kahise gatonya nka gato ngo ndaje bugumyeho, mbona amanutse yiruka, kumbi hari igipangu twegeranye niho yasize umwana. Umwana ahita amunzana ngo nari nkuzaniye umwana gusuhuza, mpita mumwaniwe ya ntago ari mugize umwana uramunzaniye ngaho igendere. Kanubwo ndamwihorera tukaya tunahura kansuhuza nyine kuko nari mfite akazi nta n'ikibazo mfite. Umwana mpita mushyira mu ishuri, hari ikigo cyari kiri hano cy'Abahinde
mpita mutangiza materineri noneho nabo bagande bakajya banabimfashamo numva nta n'ikibazo sinshaka no kumukurikirana. Hari ukuntu wenda umuntu ashaka guhemukira akumva ko nawe wamwitura ubugome. Yego. Ariko ndamuvuga azanabibona bamwita Nkurikiyumukiza Jean de Dieu, ni umuntu w'umugabo. Nubwo ibyo byose nabiciyemo ariko ni umuntu w'umugabo. Umwana agize imyaka 7 nyine akazi kaje guhagarara. Ntangira ubuntu bw'ubu business hano mu Gitega. Naje kwimuka mva hariya mu Njamena ntura hano mu Gitega. Hari akandi kazi naje kubona k'amasuku. Nkajya ngakora nshinga ka business hano munsi y'umurenge. Ubuntu by'ibicapati n'intuze nkajya nsigaho umuntu. Nkomeza ubwo buzima. Rero nabwo biza kwanga covid yituramo nkaho ngenda mpomba ntangira kugenda struggling mu buzima butari bwiza. Ndinda nimukira aho ubu ngubu ndi kuba. Mbona ubuzima buranze, umwana yaramaze gukura nyine. Ndavuga ne kanze nshakisha akazi, umwana wanjye agiye yibonera imibereho, mbone nayo kwishyura inzu. Mbona ikiraka ni Nyamirambo muri TVR. Maze gukibona nza guhura n'abajama banzi. Turakubitana ntashye. Ati bete ni byiza, amakuru ni meza. Ati se mwana nganite na mwana amaze kugira imyaka 7. Tiyo kazungu sara gufasha ni hoya. Ati harya umwana nitwa Brian. Ubu urumva bageze ku kazi. Baramwagisirira ati ye papa Brian yaje kunyihigira. Aramamagara ati nsangano kwa Bucyana. We kubera ko bimvaga ko ndiribu yumvaga nimba kubera uwo muryango wenda baramuhamuye ngo hari umuntu muri buzane ni nta muntu turi buzane, ariko yarabanje aranyitsimba kugira ngo arebe ko ninjira muri ako kabari kari umuntu turi kumwe. Ndazamuka ndahagera nsanga nyine aranyakira. Arambwira ati nkabigeze gukundanaho. Ukumbona nyine hari wenda nuko ubu ngundi gustaragoringa ariko nyine agasatsi kameze neza. Nyine nari nanabyibushye nananutse. Arandi baravuga ati yewe disi ntujye uhinduka. Nta nubwo nta bintu byaro bikigari ukunda kwishyiraho. Ni nese mbyishyiraho kugira ngo ndi kurwana n'iki. Arambaza ati se ufite umwana wanjye umwe ati rero uyu munsi nta bintu bya mirenge ngiye kuguha. Nzambishirira inzu. Mbahe n'ibyo kurya nta kibazo. Umunsi yamaye 50. Uwo munsi mwe muri kumwe. Ndamugani se aransiza mose ugiye gutaha basi utabonye n'umwana utanabonye naho dutuye. Turamanuka turahagera reba n'umwana aramubona agurira umwana ibintu aritahira. Gwera icyo gihe nyine sinari ndi gukora. Arambwira ati cara ubwo urumva nahise mva Nyamirambo. Ahitambwira ati cara ngiye kuzagushakira amafaranga yo gukora. Yego. Naricaye pe akajya ntunga nk'umugore kandi tutabana tutanahura. Akajya nyoherereza hari boutique twegeranye. Uwo munsi bahise bavugana ati nzankwereza amafaranga ujye ubaha ibyo kurya. Numva ndaruhutse. Njya ndyama nkasinzira. Umwana akaba ariho neza abona ayo mata. Urumva nawe yari afite akazi keza. Ubwo yari yarabonye akazi k'ukwezi anakorana birabira kanyine by'abashishiro babizi ko babona amafaranga mu PS. Ebana katwitaho n'urugo rwe kabona nyine najyaga nkunda no kureba kuri WhatsApp afite umugore w'umusirimu gutya agenda nk'umuturage. Umugore w'umusirimu nkabona abana babo bameze neza nanjye nkavugana nago ibyampa birahagije ntago naburana. Ndiyakira. Ubwo waranyuzwe muri make. Naragiye ndiyakira ndatuza abanza kumereza 100. Kuko aho hantu mba ni chambrette ariko iri ku muhanda. Ndavuga ni hano nahazunguriza nta kibazo nzi gukora ibintu by'imireti. Amagi nkayarangura hakora ibintu by'imireti n'ibishyimbo n'ibiki nkajya mbona abakiriya nyine. Ariko igihe kiza kugira umwana aza kugwa muri mpazi. Sino mazira accident nyine bisa nko ku mwana. Aravunika. Avunitse arambwira ati banza wite ku mwana umuvuzi. Kuko byangijije iyo isima bashyizeho umwana bambwira ngo nzategereze dogiteri w'amagufa kuba ko yaravunitse yaranahungutse. Isima itindaho umwana aza gucukuka hazamo ibisebe n'ibishyira byose. Binsaba nyine kubanza kwicara mvuza umwana.
rero akazakora ku muntu. Nakomeje kwicara nyine akajya amfasha muri ubwo buryo no kunyishyurira inzu, numva nta kibazo ndaniyakira n'abane ubuzima n'ubu. Maze kuvuza umwana arambwira ati rero ihangane ngiye gushakisha ubundi buryo uzongera ukabona igishoro ugakora. Urumva ko ubwo yandi yose wari amafaranga wifite niba wagiye ukoresha ubuvuzi umwana. Urumva yaramfashaga no gutega n'iki, ariko niho byose nyine byashiriye. Yego. Bandicaye rero mu kwicara bajya bavuga ngo umuruho iyo watangiye umuruho ukivuka. Yego. N'ubundi urakokamo. Si ukuvuga ngo wenda ni uburangare, sinzi nimba ari uburangare, sinzi nimba ari shitani, ntago mbizi. Nkimara gutuza naje kumenyana n'umuntu. Waje kumenyana? Umusore muri karitsiye, mutipe witonda, nta bintu bya danje, nta bintu bya danje twabwiranaga. Byari ibintu biri aho, akaza hari undi mutipe bagendana, yaza ati beti ngwino runaka yaje ngwino uze kumureba, tukaganira biri aho ngaho bisanzwe. Hari ukuntu nyine abagore cyo twibeshye. Ntago twegeze duhuzwa no kuvuga ngo turaryamana oya. Byari ibintu biri aho ngaho bisanzwe. Rero haje kuvamo tena y'umwana. Ubwo byarongeye biraba. Byarongeye biraba. Ubwo ni umwaka washize, ubwo umwana amaze kugira umwaka n'amezi 2. Aka kanya. Yego. Rero uwo mujama tubonana, ikintu kimbabaza ni ibintu byinshi bimbabaza. Mu by'ukuri nahari wenda nashaka azabyumva cyangwa nabibone. N'inshuti ze zaba zaramugiriye inama, ntago negeze mpuzwa nawe. Hari ukuntu umuntu mushaka guhura nkuko nabitangiye bwa mbere ngo nabyo yundi mwana size mpura na papa we wenda ngo andongoranye ishyure, sibyo? Ntago negeze mpura nawe andongoranye ishyure, nta n'ikiguzi cyari kirimo, byari ibintu biri aho pe. Haje kuvamo tena y'umwana ntago yigeze abyumva. Kubera karitsiye nyine ndimo urumva nawe harimo inshuti ze nanjye harimo inshuti zanjye. Iyo utinze ahantu hari abakuvuga neza, hari abakuvuga nabi. Nabimenye uwo munsi papa w'umwana mukuru amaze kunyoreza 150. Wamenye ko nkwite? Ako kanya nabimenye aribwo amaze kunyoreza amafaranga 150. Wa mugabo mwabyanye bwa mbere? Yego. Yego. Nubwo yamfashaga nawe nahuriraga nawe, kuko yifuzaga kumbona ameze neza, ambwira ati ngenda ndashaka kukubona n'inyanza kukureba nge mbona nyine umeze neza. Yego, ubuzima bwarahindutse. Ubuzima bwarahindutse. Nibwo yaramaze kuyanyohereza, ndabibona ndavuga ni karabaye. Narategereje kuko impura no mujama twari tumaze igihe tutanahura, twongera guhura mu kwezi kwa 12. Ntegereza nyine imihango mu kwa mbere ndayibura, ngira ubwoba, nibwo nagiye kwipima nsanga ndatwite. Kuko ntacyo nishirana, nta nicyo nikanga, mpamagara ho twabikoranye. Maze kumuhamagara ndabimubwira, arambwira ati ndamusaba se duhure nkubwira ikintu, ati se cyaba ari igisasu cyaba kigiye kunturikana beti. Ngo umutima nawe warikanze. Urumva nawe yarabiketse byange bikunde kuko niko yambwiye. Ngo cyaba ari igisasu kigiye kunturikana, yanga kubyumva mbimwandikira muri message. Arambwira ati kuko ibyo nibyo nti. Ngo hari ukuntu umuntu aba atarahinduka cyangwa sinzi, ngo nta kibazo, ngo nyine ubwo umwana navuka ngo nzajya kumupimisha ibizamini. Urumva nahise nshyira agapira hasi ndavuga nti ngiye kuruha bwa kabiri, kandi uyu mwana sindi bumwice. Ngiye kumubyara, ibyo byose Imana izampa umugisha. Narakoze, naragiye ntangira ku tuntu dukeya. Nabwo mireti yanjye nakundaga gukora niyo natangiye kuzamukiraho, nshinga akantu k'akabotike gato, urumva iyo nzu niyo mbamo. Nahereye nirangurira nk'ibiri 10 by'ibirayi nkajya kubyizanira n'igitoki nkabyizanira. Ariko Imana yampereye umugisha kuri uwo mwana, ndagenda wa kabiri mbona bakiriya pe na karitsiye irabibona, turamo umwana w'umukobwa agiye kwiteza imbere.
ariko ntabwo bari bazi icyo mfite mu nda. Ndakora ntitaye, nkajya Nyabugogo nkajyana ibihumbi 20 nkazana ibintu by'imboga, ndakora karitsiye abantu bose nyine barabibona ko nkora n'abantu bakampahira. Hagenda igize nk'amezi nkarindwi nibwo yagaragaye ati ati wa mukozi wanyu mwamubonye ati kumbi aratwite. Ako nihagazeho nariteguye, nkajya nandikira Jama wambara ukamfasha kubona, kuko twamenye abona nicaye kandi mfite n'undi mwana kuri kubona aribwo nkitangira business. Wambara ukamara 5,000 byibuze nkagura n'imyenda y'umwana kugira ngo ukomeze usevinge nyine, usevingire wa mwana. Ati abateka mutwe b'i Kigali ati barakubeshye, ati njyewe urumva na karitsiye. Utambwira ko yaje kumenya inkuru yamugezeho. Papa w'umwana mukuru buretse Jama akomeza gutyo, ndavuga nimbo reka nirwaneho nigura imyenda y'umwana, ubwo ni pevere. Papa w'umwana buriya wenda ndavuga nti azamera nk'uwa mbere, vuga nti wenda nabona umwana byanga byakunda azamfasha. Ndi pevera mva kwa muganga, ariko inshuti irambwira atari ko wahamagaye runaka ati hamagara Samu mubwire yuko uri kwa muganga, tureye ko yanakwereza na 5 byibuze unarye, dore ko nta n'umuntu kuriho kwa muganga. Mbimubwiye ahita akamboroka. Nari naramenyanye na mushikiwe kuko igipanga bamakodeshereza na mushikiwe. Mushikiwe nawe arambwira ati se wahamagaye Samu akumva yuko wenda niba hari umuntu uri kwa muganga ko yambwira ati teka ubundi nze nkugereho. Mbimubwiye ahita nabwo mboroka. Mva kwa muganga ndisimama ndituriza. Rero byaje kungendekera nabi bwa bucuruzi bwanjye. Urumva kubyara wenyine ufite n'undi mwana, papa w'umwana uriya wanyishiraga inzu sinzi ibintu yaje gupfa n'umugore, baramufunze nkeneye kwishira inzu no kwitaho nyibyara. Byarangoye mba ndaho ubundi sura ya mwana ubundi nabwirwa n'iki karuwanya niba atari urundi mugabo. Ndamugana nge ntacyo nishinja. Basi uzajya gukoresha ibizamini nkuko wabimbwiye n'ubundi ntwite. Ndindaho mfata umwanzuro kuvuga ni njyewe nabibwira inshuti ze nimba ruka kumutinya ngo afite amafaranga, ahubwo bakaza kunyibwirira ibyabo ku giti cyabo, nkabona nta numwe wegeze umukoraho byibuza mugati mwana turi kumubona ko ari uwawe, kandi nge bakaza kambwira ati abamuzi wabo za Gatsibo tibete ku mwana sana Samu bite kubera icyo atagufasha. Yego. Mbona birandenze, inzara irandya, umwana agize amezi 3 urumva konsanya uruhinja. Yego. Nibwo nafashe umwanzuro njya mu kagari. Ngeze mu kagari bamutumizaho. Umutumijeho baramubaza ati ndabivuga nkuko yabivuze kuko sintinya n'ubundi ntacyo ndengera. Baramubaza ese wa mugabo we uyu mugore uramuzi? Ngo biraho. Uyu mwana uramuzi? Ngo biraho. Ese uyu mugore mwararyamanye? Biraho. Biraho. Mwaryamanye incuro zingahe se? Ngo nk'eshatu. Gitifu aramubwira ngo ariko ngo turyamana naramwishyuraga. Ndangije mbwira Sedo Gitifu, Sedo ndamwana Sedo ndarahira imbere y'Imana. Sinzi impamvu uyu mugabo ari kuvuga gutya, ariko nta munsi negeze n'umwe ndyamana nawe anyishyura. Seda ashaka kwigira nyina byimba umutwe afunga umutwe. Seda aramubwira ati ngiye ndamutse mpaye ibintu mu rupapuro agakomeza bahita bagufunga. Sedo nimba ari inama yamugiriye baduha iminsi 2 yo kujya, bamuha iminsi 2 yo kujya kwitekerezaho ashaka amafaranga ajya gupimisha ibizamini. Iminsi 2 iragenda ndicejekera, nza kumuhamagara wa 3 ndamubwira nise amafaranga wayabonye kuko yabwiye Sedo ngo ndayabona mu minsi 2. Ngo hoya ngo nta ndamuhamagara amafaranga yabonye, ngo hoya amafaranga yabona ariko wa 4 ndongera ndicejekera ndamuhamagara nise amafaranga yabona, ngo hoya ngo sindayabona. Meta ko ntuza na mwana Jama buriya yabonye kuko hari umukobwa baryamanaga. Ariko muzi ndagira namwegera nkuriramo runaka amagambo. Agenda nyine aramubwira ati njyewe ubwo twa tutarakabonana ngo mfite amatsiko kuzareba uwo mwana. Ubwo tukimara kukagara maze kuvuga ngo amafaranga ntarayabona, nahise ntuza na mwana nti buriya Jama yari akeneye kureba umwana, buriya yabonye ko umwana ari uwe, reka ndebe kazamfasha.
umwana aza kurwara ikintu cyo mu mutwe mwaka 5 arabinyima ndabona niko nta n'igiceri mfite wambara ukampa inote yo 5 nkajya kuvuza umwana ndinda nsubira ku kagari gitifu aramuhamagara ati ariko wa mugabo we niyo umwana ataba ari uwawe ntago wamurera yego guha uyu mugore inote yo 5 ajye kuvuza umwana ni ikibazo ngo asubiza gitifu ngo ahubwo tugurize gitifu n'umujinya mwinshi ahita ambwira ati wa mugore we genda kubitisha ibishoka byose ushakisha umuntu guha inote yo 5 ubundi uzajye kuvuza umwana naragiye nshakisha papa aho nari ntuye bwa mbere niwe wabingujije ndagenda mvuza umwana ndavuga ni byange kuko ndari ukuntu umuntu akomeza kugenda yikasa ariko azagera aho yemere ngenda nkoresha ibishoboka byose mvuga ni Sam uyu mwana nuwe arangije kuko iyo hano hirya muri quartier yahazaga kandi hafite n'inshuti nyinshi bakabimubwira ngo namuteje abantu akibyitwaza muri ubwo buryo nza no kuvugisha papa we ubwo papa we nabwo nyine nanatwite kuko umuntu muhuriye mu mujyi wa Kigali utamuzi ngewe nagizeho ngira na toroma pe numvishe bingoye uburyo sindavuga ndamutse mfuye ubundi kuvuga se w'umwana ni ikosa kakanya nicyo nagiye nibaza agenda yitwaza ngo namuteje ngabantu ngo nabibwiye ngo inshuti ze ngo nagize nte abandi tse mbere yo kugira ngo umuteze abantu yakoze iki nk'umugabo ese mwegeze mwicara basa guha umwanya abasha kumve nta mwanya yigize ahubwo yaranzwe n'ibitutsi no kunyita indaya no kunyita umubeshyi none se niba yaravuze ngo azajya gupimisha ibizamini kubera iki yanze kujya kubikoresha paka kurinda umwana agize amezi 4 subira mu kagari subiye mu kagari nabwo n'umwana yaje kundembana neza nza kujya mu rugo nsanga yifite ibye yibereyemo ariko nabikoze kugira ngo mukange ndebe nafashe umwana murambika gutya hasi ndasohoka ntira umuntu rufunguzo njya kwa mutekano ndavuga ni ko uyu mugabo yavuze ko umugore wese arongora amwishyura none umwana wanjye akaba arembye uri yaramwishyura iki biba fight bibi ntambara tujya no umuntu uze mu kagari batujyana kwa mudugudu ndavuga ni ngewe akakanya none ni ribi igiye kuza inzara iri kundya nabuze igikoma nabuze ibyo kurya no kwishyura inzu n'ibibazo uyu muntu kandi afite amafaranga ananyanyagiza no mu bandi bagore kubera iki ngiye atamfasha uyu mwana yaravutse ko nta ruhare nabigizemo kuko uyu mutipe atamfasha umwana ebana umutipe aragiye aranyigaragurira hano muri quartier aransebye tubundi kira kigore cy'igikecuru jewe bundi jewe nakibyaza ngiye kigore gifite umwana w'imyaka 10 ngiyewe nakigira umugore umujama akajya nsebya mu bandi bagore none urumva muri abo bagore kandi mbatuyemo hagati naragiye ngira toroma mu mutwe ariko ngira indi toroma nkajya ntambuka nkumva yuko ari ngiye bariho umujama turagenda turavundagurana koko tugiye mu kagari ranyira avuga ngo nzajya ntanga 15,000 ngo bya buri kwezi ngo ari ku mwana su wanjye gitifu yandikamo hasi ndavuga ni hoya ese 15 byamfasha iki byamarira iki basi wanyihereye igishoro nkajya gukora noneho kabyihorera ngo ntago natanga igishoro mu gihe ntaramenya ko umwana atari uwanjye gitifu yandikaho ko ngomba kujya maje nkajya gushaka uburenganzira bw'umwana bijyamo mbona ni ibibazo ndi gustaraguringa mu rugo n'inzara n'iki n'uruhinja mbona ni ibibazo yego hafi aho ngaho ari umukobwa ngo w'umwagenti nimba barakundanaga nimba barateretanaga ntago mbizi bakajya banshusha mu mutwe ngo niwe bagiye kubana ibiki n'ibiki umujama namwana ariko niyo wanshyushya mu mutwe bingana gutyo urabibona n'inshuti ze zose zirabibona ko umwana ari fotokopi kugeza izi saha umujama yarangaraguye ntakeneye yuko ngo nahamagaye ngo papa we ngo nabwiye ngo inshuti ze uwo mwana nyine ngo ntamushaka ngo nzajye kumujugunya ngo ntamukeneye ubwo wa mugabo wawe wa mbere mwabyanye yagugufasha we byarangiye nyine sabona ko
atakiri mu murongo umwana wawe. mukuru yaje gusa nk'aho agira akabazo, hari ukuntu umwana nyine abona impinduka. Umwana akajya nserereza nkajya kumushakisha ndenda ngira mu mujyi, ubundi yamenye ko mfite umwana, undi mwana afite amezi 6. Uwa kabiri. Kuko sinumvaga ari ishema ndi bumubwire ngo ndatwite mfite undi mwana. Urumva ibyo ari ishema? Ntabwo ari ishema byo. Nibwo yabimenye arabimbaza. Kubera agahinda n'umubona mwana ubundi urambaza iki? Sinzarona ari ngiye na mwana ahubwo nyihera tike nigendere. Arayinyoreza wa bene n'umugabo pe. Uwa mbere. Arayinyoreza ngiyo njya guhera icyo gihe ntarongera kubimbaza, ariko bisa abantu bakorana ko bajya bacariya amakuru ntago ari umugabo ukunda amagambo menshi. Nta nubwo yanamenya n'ibintu ngo abikubwire. Aratuje cyane. Aratuje, ahubwo ashaka kuguhimira nyine mu bikorwa ukabibona ko umuntu yahindutse. Ubu nibwo atangiye guhinduka. Kunyishyurira inzu, kurya nyine ndabibona, ambwira nta mafaranga mfite, amafaranga yarabuze. Kandi koko nibyo Yesu, ubwo niba yaragerageje kukwiha bwa mbere bikanga akakugoragoza, wenda nawe ugahuramo nako kabazo wazo uvuga ati kumwe umuntu amara kongera gucya cyangwa se yongeye yakiyakebeye byamubayeho mbere, ibibazo bikongera bikubaho, nyine umva ko nawe Yesu ahindura intekerezo. Yarahindutse pe, ariko ahari Imana ijye imuha umugisha mu byo akora. Ninjye ufite amakosa, ntabwo ari ufite amakosa. Yego. Imana ijye imuha umugisha, kandi no kuba wenda n'icyo gihumbi namuhamagara akakima. Ariko nawe ufite isoni zo kumuhamagara. Njye nagize n'isoni zo kwicara mubwire ngo Jean Dodi, njye nabyeyi undi mwana byagenze gutya, byarananiye kubimubwira. Kugeza isaha byarananiye, ariko ndabizi neza kabizi, kuko iyo tuvuga igihe twavuganaga yumvaga umwana, ariko ntatinyuke kumbaza ngo umwana bite. Ariko nkicara mubwirana, ariko nk'ubu ngubu nyine ari njye umushotora, reba igihe cyose kugira ngo umushotore nyine. Ubu mbyaye undi mwana iririri agaceceka kanyihorera, kugeza isaha rendo mu buzima bubi. Kandi kubera uwo mujama agira neza, n'abagore bakaza bakanamenaho inzoga, abagore bakaza bakantukira mu rugo. Turi no muri karitsiye imwe, ni hahandi nshobora no kumenya ngo bariye cyangwa banahashye ndi kuburara mfite umwana we. Amakuru yose ubu yakora. Amakuru yose mbanyazi, akantuma hizo nshoreke z'abagore ngo ngari kwanga ngo kumfasha ngo ngire umujinya ngo njye kujugunya ngo umwana ngafite bashike bazamurera. Si 15,000 amaze kubima nk'inshuro, yabimaye nk'inshuro nk'eshatu. Nabyo akabimpa ngiye kumutera akamfata akankubita, amaze kunkubita inshuro 3 nceceka. Hari n'igihe nabwo yankubise umutwe nikubita hasi mfite umwana w'uruhinja, muhetse yankubise umutwe, umwana yikubita hasi. Ubu nibaje ikintu nakora uwo mujama. Ubu none simfite hepfo na ruguru. Yaba ari n'akazi, urumva nibyo nakoraga byaragize. Noneho iyo narebye n'imikoro yo muri iyi minsi, umwana ni mutoya, kuvuga ngo ugiye kuzunguzanya. Narabigerageje, natashye ibintu byanjye babitwaye. Imyenda ihagaze 30,000 barabijyanye. Bamfinyera Garete n'umushiki wanjye nahamagaye, araza atanga 10,000 baramfungura. Ku munsi wa mbere byarabaye. Yego byaraksede cyane cyane ko wari no mu myaka mikeya. Ikindi nibwo dukigera i Kigali yabinagoye, wenda ko waranyuraga muri iyo situation, wenda uwo mugabo wenda nawe akaza kukwitaho akagufasha mu buryo bumwe. Bibayeho n'inshuro ya kabiri, nuko nisubira cyaha. Umva nanjye se ubwo urumva ko nandi mahirwe hari avuga ko n'inshuro ya 3 bitaba, umva ko nabyo birashoboka. Ubwo nkibaza we ku giti cyawe, ntujye wicara wenda ngo wikoreshe inama, utekereze uvuga ati se niba ku munsi wa mbere ntewe inda, ku munsi wa kabiri nkaterwa inda, wumva ko no ku munsi wa 3 birashoboka. Kwa ko ari igihe none ibintu bibaye inshuro 2, niya 3 bibayeho wahita wumva ko bino bidanatunguranye, none waba waraniyakiriye. Wese nta bundi buryo ushobora kwenda wakoresha cyangwa se ukavuga ati ibintu byambayeho ni isomo, wenda niba wenda binashoboka muri iyi minsi sigaye nanumvishe yuko leta yemereye kuba wenda abana wenda b'imyaka 10 n'ingaye wenda n'8 cyangwa se n'7 bajya gufata wenda zanyu ngo zituma wenda badasama. We wumva ko ubwo buryo budakwiye kuba bukoresha? Ibyo nibyo kugira ngo wirinde byakubaho cyangwa se byakongera gusubira.
ubu ngubu ndakubwiza ukuri urumva ni ishuri iryo ni ishuri ndimo yego njya uvuga ngo ubwo buryo ntibwakunda njya numva ngo hari abasamira muri onapo imana isinzi bibaho ariko ntabwo bikunda kubaho cyane ariko birashoboka byarabaye narira nimba ari ukwirara urumva umwe wa mbere afite imyaka 10 ubu wa kabiri nawe ari kumuseta ibirenge kandi urumva ko ntabwo inshingano zawe zakarangira burya urumva ko ubu nibwo bigenda bikomera cyane kandi burya umwana umaze kugira imyaka 10 urumva ko bene waba yaratangiye n'uzana primaire uko byagenda kose ageze mu wa 3 ibaze ejo nazaba yarangije nuza P6 cyangwa se mu wa 6 nize ni inshingano nk'umubyeyi ugiye kwakira kandi hari undi nawe ugiye gutangira wowe ku giti cyawe ibyo bivanye muri hesomo cyangwa se urumva ko gukomeza nanone utakira abo bantu nabo batakwitayeho nabyo nundi mwanya kandi umva ko akenshi niba ushobora no kumutakira ukeneye 5,000 biragoye ko yabigureze kwa kazi neza ko ntundo mwabyaranye bwa mbere si uwe akavuga ati wa muntu n'ubundi se ndayamwereza iki kandi mbona bose bihora bamutera inda urumva ko ari ukuntu bagucuna gusa ubwo wowe wumva ko bino bintu byagakwiriye kubera isomo abahe bakobwa ari bandi bagenzi bawe niri isomo bagomba kurikuramo cyangwa se wowe ku giti cyawe wumva ugomba gukora iki mbere na mbere ndabanza mbwire abadamu cyangwa se abakobwa niko navuga mu by'ukuri ushobora guhura n'umugabo akakugura sibyo bajye birinda kuko ubu iyo nza gukoresha nyine agakingirizo nkakibuka ntabwo ibi byose byakabaye biba yego ndanashima imana kuko nkurikije wenda ko namubonaga n'iki kuba ntarakuyemo n'izindi ndwara yego nkabyara uwo mwana nibyo wenda ndabishimira imana ikintu nababwira pe ntibajye muri onapo bakora ikintu cyitwa ubwirinzi nahura n'umugabo ahubwo ajya areba nimba yambaye 3 kuko kurera biravuna ubu ndi gusitaragura inganya nyine kandi uwo twabikoranye yigaramiye yibereye aho ngaho yego aranyegereye ntacyo namukoraho kandi umwana sinajya kumujugunya naramubyaye ntabwo ni ikindi cyaha hari ababikora hari umuntu ushaka gukorera ibyo bintu muregeranye sibyo ntusi hari abantu bajugunya abana barahari cyane barahari kandi unakagukora ibyo bintu munegeranye urumva ni umutima nagiye nsenga imana kumpa kwihangana guca muri ibyo bintu byose impa umutima wo gukomeza kurera umwana nuko ntanamuzanye ahubwo umwana mwiza cyane ikintu navuga nabwira abana b'abakobwa ni ukuri gukora imibonano mpuzabitsina bibaho biraneze ariko bajye bakoresha agakingirizo birinde ikindi cya kabiri ngewe nagize ubwenge bukeya sinajya muri onapo nyine numvaga ntakeneye wumvaga bitakubaho numvaga nyine bitambaho tu kuko byarantunguye ni ukuri kongera kubyara undi mwana byarantunguye numvaga bitambaho ariko ubu ngubu nabajije muganga na mwana ahubwo k'ibihe byose mpaka mpfuye karahari bavuga yuko ibibaye igihe kirekire nabyo bishobora kugutera ikindi kibazo sinzi gusa nyine byarabaye ariko ndagira ngo mbwire ikintu umujama nawe yagize kumva amagambo y'abantu kandi si byiza ubu buzima ndimo gucamo n'amafaranga afite si uko ari umukene ahubwo ibyo akora nk'uko yabibabwiye abikorana ubugome yakabaye nawe yatekereza akavuga ati se kuko Betty namumenye afite umwana umwe akaba ari kumbwira ko uyu mwana ari uwanjye namufashije bikwiriye hari n'ukuntu umuntu wenda ashobora no kwanga kugufasha ariko ntakoreke n'ubundi bugome ku ruhande uyu mutipe ni umugome ni ukuri sintinya kubivuga ni umugome pe nimba umuntu akubwira ngo umwana simushaka uzajya kumujugunya yaramubyaye uwo mwana nakura akumva papa yarambwiye ayo magambo
urumva wari umuntu cyangwa ni muzima? Nimba umuntu avuga ngo umuryango we ntushaka azamenya uwo mwana, none se ko yavutse uwo mwana azajya hehe? Ngende imfubyi, uwo mwana azajya hehe? ari kwegezayo ngo ntakeneye ko uwo mwana ngo yavutse aje kumurira imitungo. Arumva bizagenda gute? Niba umutipe abona yuko umwana yavutse akavuga ngo uriya runaka ngo yambyarira umwana muremure, ngo uwo mwana ni igikuri, ngewe ndarema? Nibyo bise bibaho? Ngewe ndarema niko yakubwiye cyane. ngo umwana ngo ni mugufi, umwana ni ngo ni mugufi ni igikuri, umwana aribyibuhiye ameze neza. Urumva abo bagore kandi cyafite amahirwe yo gukura. Abo bagore babuze ikintu, babonye nyine wenda bagiye bakoresha ibishoka byose bamushyiramo n'ibindi bintu, babona umwana ameze neza no babura n'icyo bavuga, babura n'icyo kuko amubwira amagambo baba bamubwiye ngenda bizi n'umuntu wumva amabwire. Nagenda nakoresha n'ibishoka byose namwana wavuye muri aba bagore mukanyihera amahoro. Niba uri umuntu w'umugabo udashobora kwitekereza wicara uvuga ati ngenda umuntu w'umugabo narabyaye kamfasha umwana wanjye, abantu bakakubwira ngo nimba dufite wenda aho twahuriye birashoboka, ariko se bakunyangishe bakwangishe n'umwana. Mfite ikibazo cy'uwo mwana, ntakeneye ko uwo mushiki we ngo yanamuterura. Afite mushiki we akodeshe, aba mu nzu y'icyumba na saro mu gipangu babamo, agakodeshereza na mushiki we ku ruhande. We nakwitayeho ngo ntakeneye kumenya n'uwo mwana, ntakeneye kumumenya. Ndagerageza wambabara ukama igikoma, umwana yarwaye ntayo mfite, kandi nagera hariya nahura n'umugore ndakeka neza aramugurira cyangwa namwishyure, afite umwana uri kubaho nabi gutyo. Ese niyo yaba ataramubyaye ntago yamurera? Abana benshi bagenda bakura barerwa n'abandi ba rubanda. Ubu nta mwana yaruhirira ishuri, kanswe noneho uwo bari kumubwekera ngo n'umwana we. Nose nimba avuga ko atari uwe, kuki atajya gupimisha ibizamini ko byamunaniye? Nabyo numvishe kandi nawe ngo birahenda kubipimisha. Rero byonyine umwana ari niko naho umwana arivukira, umubonye nawe karitsiye yose iravuga ati umutipe yaribyaye. Nta n'ahantu umwana yamusigaje n'ahana kamwe, n'ababyeyi bamuzi, ababyeyi bamuzi. Yego, ntakeneye ko umwana agomba kugera mu muryango we, ntakeneye ko umwana nose umwana azajye. Ndagira ngo nsabe n'inama, ndakora iki? Ese kano kanya bwo wumva ko kugira ngo tuze usubire mu buzima wenda bwa buri munsi, wenda wambwiye ko watangiye wenda wicururiza wenda utwo tuntu, wenda kano kanya biragaragara yuko udafite n'amafaranga y'igishoro kuba ndakongera kubishyiramo, wumva wasaba iki wenda abantu badukurikiye, cyangwa se n'uyu mugabo wenda mwabyanye muri rusange nawe abaye adukurikiye, nawe niki wumva ko wasaba kugira ngo wongere wumve ko wasubira muri bwa buzima wari urimo mbere ukimeze neza, se unagikora, cyane cyane ko wambwiye ko wakoraga kandi byari bigiye gucamo ariko akaza abantu barabizi ko nzi gukora pe. Wumva uburi iki, cyangwa se umuntu agufashije yagufasha iki? Njyewe byonyine ibintu ntawe nigeze musaba ibintu bya mirenge, nta ikintu cyatuma niwe ndikurerera. Undi we niyo yaza akambwira umwana wanjye mume nta kibazo, nta ikintu gituma ntunga umwana, cyangwa se n'ubufasha nasaba. Ubu aka kanya nshobora kuryama kandi mfite umwana mutoya, nshobora kubura igikoma kandi mfite umwana mutoya. Urumva sindi gukora, ndi mu mujyi wa Kigali, nkeneye kwishyura inzu, nkeneye gutunga uwo mwana mutoya. Ndi mu buzima butanyoroye kandi papa we twegeranye kandi yigaramiye ahari. Yego, icyo nsaba hagize wenda sinzi niba ari ubufasha cyangwa se ari na se w'uyu mwana niba ari bunabyumve, ngiye namfashe ampe igishoro nkore ndere umwana. Naho kuvuga ngo mfate umwana njye kumujugunya, njye nararezwe, ntago najya kumujugunyira umwana w'ikibondo, umwana w'umwaka n'amezi 2. Namfashe wenda nagira imyaka 7 azazambwira ati ngiye wenda ajyana umwana wanjye, ariko umwana w'ikibondo w'umwaka n'amezi 2 njye kumujugunya, ngari kuntera umujinya ko njye kujugunya uwo mwana. Ushobora no kureka umuntu rega atanafite n'ubushobozi ukabibona, ariko none uzi umuntu ugukorera ubugome abitse umufungo buri munsi ku musigiti.
umwana ari kuburara mana sinzi ukuntu nabivuga. Beti birababaje byo byose buriya abadukurikiye nkeka ko hari abakurikirana ibiganiro byacu wenda bafite umutima wo gufasha, ashaka kuba yagufasha mu buryo bw'ibitekerezo cyangwa se ubw'amikoro nabyo birashoboka. Niyo mpamvu nanjye mvuga ngo ihangane wenda ibibazo urimo wenda ushaka gusanga iyo bijya gukomera ngo urugamba rujya kurangira ngo rurakomera cyane. Niko numva bivuga abantu basenga, ariko numve yuko nyine ibintu urimo cyangwa se ibintu urimo wenda bizakomeza gutyo, wumve ko hari ubuzindi buzima uzongera guhura nabwo, ejo abantu bakabona ahubwo urimo no gushima cyangwa se ufite amashimwe menshi. Sibyo nibyo nibishoboka. Hari ikintu nshaka kunyura kuvuga ngo baramubwiye ngo ni ndayicuruza nubwo twahuye ariko sindiyo. Abishyire no mu mutwe we. Nubwo twahuye ntago ndiyo, sinicuruza nta nubwo njya kuko natanze igitsina cyanjye nkuko babivuga. Ahubwo namenye umwana we. Kandi hari n'ikindi nshobora kuvuga ati hari abantu bashobora bangwa ati nibura nawe uracyavuga. Nibyo birumvikana, hari abandi barera abana batagira basi. Hako urakarera umwana utagira mbizi neza ko ntacyo afite atanahari. Ariko none arahari, ndamuzi, afite ubushobozi. Yego. Ibyo wabikora. Beti reka ngushimire ndetse mubwire ngo ukomeze wihangane, kandi zi neza ko abadukurikiye wenda hari icyo wenda bashaka kuzakujyana cyangwa se bashaka kuzagufasha, kandi nzongera ngusure twongeye tuganire. Akoze cyane. Nawe urakoze.